Ubundi amagereza yo mu Rwanda kuba wacagura ntiwakubaza ngo toranya ngo aho wajya hose ni muri Gehinomu ya Rubavu. Gereza ya Nyakiriba yari imwe insoresore na n'ubu zigihari zibumbiye mu mutwe witwa RP washinzwe wateguwe uzwi n'ubu ngubu wambaye izo ngofero. Uwo mutwe wicishije benshi inkoni nk'uko nabivuze mu bihe bitandukanye tureba twarabibonye n'amaso yacu. Abo baba bafite uburenganzira bwo kutubabaza ndetse cyane bagahabwa iyo misiyo kugira ngo bababaze cyane abantu batavuga rumwe n'ubutegetsi bari mu magereza. Kubabaza kwanyu mwabazwaga mute mu buhe buryo muzinzira? Murabizi ko mu magereza habamo udusho. Ni kenshi abantu bacu bajyanwaga mu kasho bagakubitwa cyane, mwarabyumvaga ndaganda byamubagaho ndetse nanjye byambagaho. Ndibuka ko peseka nakubitwaga batanitaye mu kuvuga yuko mfite icyo kibazo cy'ubwo burwayi. Byabayeho bikorwa n'abo bita abasekirite. Sacharire ari executive kwibwira ko yaguhitana. Nibuka ko yabibwiraga Fabien turi kumwe rwose, kandi si nawe wa mbere bahitanye benshi. Navuze uwitwa Makidada Abdalatif bakubise inkoni arapfa. Navuze uwitwa umusore bakunda kwita Seyeze, ariko amazina ye undi yitwaga Ndaribitse Jean Claude. Abo bose nabo barapfuye Nyakiriba. Nabo nzi, ariko hari n'abandi ntazi. Noneho nakubwira umusore witwa Ndagijimana Emmanuel alias Peter wa hariya ku Nyundo, narabivuze. Bakubise ikibuno inyama zivaho. Bakubise inkoni kugeza ubwo inyama z'ikibuno zishiraho zikavaho bakomeka izindi. Ibyo ni mu gihe wari ukifunze? Nari nkiriyo narabizize. Nagiye kumureba nashyira mu kasho. Natashye mvuye mu kasho kuko nabonye ibyo bintu. Uwo musore ni umusore ukiri muto yagendera ku kantu k'akabando. Mwabonye bakubise umusore wundi waturukaga witwaga ubu ngubu mwamubonye kuri TV1 yaragaragaye agendera mu kagare. N'urwego rw'imfungwa n'abagororwa kuko rudahwema mu gutanga umusanzu warwo mu kugirira nabi abantu. Bafite uburyo bafata umuntu bakamujyana aho umuryango we bizawugora cyane kumugeraho. Ariko muri rusange ubuzima bw'umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'iki gihugu na n'ubu mubyumva uburyo babayeho ni ubuzima buteye agahinda ndetse bubabaje cyane. Twakomeje kubivuga ubwo nari mbahaye urugero rwitangaho. Ni kenshi abantu bacu bajyanwaga mu kasho bagakubitwa cyane, mwarabyumvaga ndaganda byamubagaho ndetse nanjye byambagaho. Ndibuka ko peseka nakubitwaga batanitaye mu kuvuga yuko mfite icyo kibazo cy'ubwo burwayi. Byabayeho bikorwa n'abo bita abasekirite kutavuga rumwe n'ubutegetsi. Ibyo ngibyo ntabwo ari ibanga nk'uko nabivuze muri rwa rugendo rwacu ruharanira impinduramatwara muri iki gihugu. Ubwo rugendo no muri gereza aho umuntu ageze ntabwo barekeraho kumukandamiza, ntabwo barekeraho kumubabaza. Ibyo nabibera umuhamya nk'umuntu wabanaga n'isasu barashe. Nabivuze kenshi ndetse mwagiye mubyumva abantu bagerageza kuntabariza bagaragaza uburyo nari mbayeho. Ibyo ngibyo rero niyo mpamvu mvuga neruye yuko nta kindi tuzira, nta n'ikindi twaziraga uretse ibitekerezo byacu, ibitekerezo byubaka iki gihugu tugira ngo natwe dutange umusanzu. Icyo rero nicyo tuzira, ni nacyo nanjye nafungiwe nkarushaho kubishimangira. Ikaze kuri mwese mukurikiye Pax TV Reme News. Duherutse kuganira na Bwana Eric Nshimyumuremyi, umunyapolitiki w'umunyarwanda umaze igihe aharanira kugira umusanzu atanga mu kubaka igihugu cye. Mu kiganiro giheruka dutangaje urugendo rwe muri politike, atubwira ku bikorwa by'amahugu byabayeho mu kwiyamamariza amatora y'umukuru w'igihugu mu mwaka wa 2003, dore ko yari ku ruhande rw'abamazaga Twagiramungu Faustin wiyamamarizaga kuba perezida wa Repubulika icyo gihe. Uyu Nshimyumuremyi tuganira yashyigikiye Bernard Ntaganda banatangizanya ishyaka PAC Imberakuri. Yakomeje kandi kurirwanaho aza kubizira aranabifungirwa. Yashyigikiye kandi Ingabire Victoire nabwo arabizira, iki gihe bwo yararashwe. Uyu Eric Nshimyumuremyi tuganira none yafunzwe imyaka 10 yitiye amaherere mu rwego rwo kumucekesha no kumuzimya. Yarashwe agira amahirwe arusimbuka
afunzwe yaratotejwe ntiyemererwa no kuvurwa mu gihe anagifite isasu mu mubiri we. Muri iki kiganiro akaba anasobanura kandi ko hari n'abagikomeje gukorerwa iyicarubozo mu magereza. Aratubwira iby'abicishwa inkoni, hagatangazwa ko barashwe bashaka gutoroka gereza. Aratubwira imitwe mu magereza ishinzwe kwicisha abantu inkoni, anatubwira n'ibindi byinshi. Aho Bwana Nshimyumuremyi Eric yafunguriwe nabwo yashushe nk'ushyizwe mu kato nk'umwenegihugu utagira uburenganzira mu gihugu cye. Asobanura kandi uburyo umunyapolitike ufunzwe cyangwa se undi muntu ufunzwe mu manza za politike atajya afungwa nk'izindi mfungwa, ko ahubwo azitirwa muri byinshi kandi agatotezwa, agakandamizwa, akaburabuzwa, akabuzwa uburyo, akanakubitwa. Ntarondogoye, Nshimyumuremyi Eric byinshi bisumbyeho aratwibwirira muri iki kiganiro. Dukomeje ibiganiro bya Pax TV Ireme News, tuganira nanone na Eric Nshimyumuremyi. Wiriwe nanone. Niwe neza. Ubu tugiye mu kiganiro cyacu kindi, igice gikurikiye twajyanye ubushize. Tugiye kuganira ku bijyanye n'imibereho yawe nk'umunyapolitiki wafunzwe imyaka 10, akaba kandi yarafunzwe nk'uko ubyivugira uzira ibitekerezo bya politiki cyangwa se imikorere yawe. Iyo uvuga ko wafunzwe uzira ibitekerezo bya politiki ushingira ku ki, mu magambo magufi, mbere yuko tujyana no ku buzima bw'umunyapolitiki ufunzwe? Murakoze. Kamanzi suhuze abanyarwanda badukurikiye aho muherereye hose ku isi impande zose. Tuzi ko nari mwe mudahwema gukurikirana ubuzima bw'igihugu cyacu kandi cyanyu mukunda. Ndabaramukije aho muri hose mu mpande zose z'isi, kandi mbizeza yuko turi kumwe kandi ko dufatanije urugamba rw'impinduramatwara turimo. Iyo mvuze rero ku bijyanye no kuvuga ngo bya politike, ubuzima bwa politike, iki gihugu tubivuga kubera yuko nta kindi dufungirwa, nta kindi nafungiwe, kuko ntabwo nafungiwe kwiba cyangwa gukora ikindi kidahwitse, nubwo bashinjije ko nagerageje ngo guhitana aho bita Mukabunani, ariko muri rusange nta kindi batuzizaga. Banjijije ko nari mvuye gushyigikira Victoire Umuhoza, uko twajyagayo tukamushyigikira, uko twageragezaga kugaragariza isi n'abanyarwanda yuko ari umuntu ufite imigambi myiza kuri iki gihugu, kandi ko urubanza yaburanaga tugaragaza uburyo byose ari ibintu batekinitse nk'uko bakunda kubivuga. Ibyo ngibyo rero niyo mpamvu mvuga neruye yuko nta kindi tuzira, nta n'ikindi twaziraga ndetse ibitekerezo byacu, ibitekerezo byubaka iki gihugu, tugira ngo natwe dutange umusanzu. Icyo rero nicyo tuzira, ni nacyo nanjye nafungiwe nkarushaho kubishimangira. Ubu rero mu kiganiro cyacu ndagira ngo twibande ku buzima bw'umunyapolitiki ufunzwe. Hirya no hino ku isi tujya twumva ngo hari abantu bafungwa mu buryo bunyuranye n'ubw'abandi, nubwo amategeko agena ko imfungwa zose zigomba gufatwa neza, ariko ugasanga hari abantu bafungwa byihariye, cyane cyane abo mu mitwe y'iterabwoba, nk'uko twumvaga abanyamerika bari barafunze imfungwa za Guantanamo. None ndibaza, mu Rwanda umunyapolitiki ufunzwe afungwa nk'abandi cyangwa hari itandukaniro? Murakoze, icyo ni ikibazo cyiza. Ntabwo umunyapolitiki mu Rwanda, umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi ntabwo afungwa nk'abandi, kuko hari n'abandi banyapolitiki bafungwa. Mwumvise ko hari n'abafunzwe bahoze ari abategetsi, bakaza bashima bavuga ko ngo mu magereza hakwiye ngo kujya kwigishwamo ngo niba umunyarwanda. Abo nabo barahari, ubwo bari bafite uko bafunzwe, ariko ndongeraho ngo utavuga rumwe n'ubutegetsi. Ibyo ngibyo ntabwo ari ibanga, nk'uko nabivuze muri rwa rugendo rwacu ruharanira impinduramatwara muri iki gihugu. Urwo rugendo no muri gereza aho umuntu ageze ntabwo barekeraho kumukandamiza, ntabwo barekeraho kumubabaza. Ibyo nabibera umuhamya nk'umuntu wabanaga n'isasu barashe. Nabivuze kenshi, ndetse mwagiye mubyumva abantu bagerageza kuntabariza bagaragaza uburyo nari mbayeho naranze kuvuzwa. Ibyo ntabwo ari ibihuha. Iryo sasu ariko hari abatarizi. Iryo sasu narirashwe ku itariki 15 z'ukwezi kwa 9 mu mwaka w'2011, ubwo nari mvuye gushyigikira Victoire Umuhoza ku rukiko. Urasiwe he? Dirasirwa aho bita Sodoma, nzamuka muri Gikondo, ndi mu cyerekezo cy'aho natahaga, iyo ngiyo nkomeza inyuma mu misozi. Ubwo rero umubabaro nawukomerejemo, mukomerezamo, baratabaza.
ariko muri rusange ubuzima bw'umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'iki gihugu na n'ubu mujya mubyumva uburyo babayeho, ni ubuzima buteye agahinda ndetse bubabaje cyane. Twakomeje kubivuga ubwo nari mbahaye urugero rwitangaho, mwagiye mwumva ibyabaga kuri Mwizerwa Silver afunze, mwumvise uburyo hari abantu bari baragenwe barimo uwo bita Gerigora Nyirimanzi, abanyururu cyangwa abafungwa bamwe uvuze muri Silver uriya ufite YouTube channel uwo musore wo mu icyo gihe ari umusore ari impirimbanyi ari mu ishyaka PS Imberakuri ubwo yafungwaga, ndetse mwumvise ibyagiye biba kuri Babirina Ntaganda, mwarabyumvise, ni itotezwa rikomeye cyane. Abo twarabanye cyane Ntaganda, najyaga mbona uburyo yagirwaga nabi, agatezwa imitwe yayindi ishingwa muri gereza. Nibuka ko icyo gihe hari abo bita Nyirimanzi Gerigora w'Igihanda bakundaga kuvuga ko bavugaga cyane ngo yarireze, bityo bikamugira umuntu udasanzwe. Ni kimwe n'abandi nka ba Kayitani turi bubagereho b'i Rubavu, abo babaga bafite uburenganzira bwo kutubabaza ndetse cyane bagahabwa iyo misiyo kugira ngo bababaze cyane abantu batavuga rumwe n'ubutegetsi bari mu magereza. Kubabaza kwanyu mwabazwaga mute, mu buhe buryo muzinzira? Murabizi ko mu magereza habamo udusho, ni kenshi abantu bacu bajyanwaga mu kasho bagakubitwa cyane, mwarabyumvaga. Ntaganda byamubagaho ndetse nanjye byambagaho. Ndibuka ko peseka nakubitwaga batanitaye mu kuvuga ko mfite icyo kibazo cy'ubwo burwayi. Byabayeho bikorwa n'abo bita abasekirite, abo ngabo nibo bakoresha, baba ari abagororwa bakoreshwa mu kugirira nabi cyane abantu bafunze, by'umwihariko bagashyirwa cyane mu kugenzura abo batavuga rumwe n'ubutegetsi baba bafunze. Ubwo buzima ni ubuzima bugoranye ndetse bakimwa byinshi mu byangombwa. Nibuka ko icyo gihe namaze igihe ndi gusaba igipapuro cyo kumfasha kuko nari mfite icyo kibazo cy'iryo sasu ryari ryaranshegeshye. Ese ryashyize rifuma cyangwa ricyarimo? Isasu naje kurikurwamo, ariko mu buryo nanone nta kwizera neza ko byatunganye, nabifashe uko nyine kuko abangenera uburyo bw'imivurirwe nibo bangeneye. Ushobora no kuvuga ngo ibyavuyemo ariko harimo n'ibindi, kuko ubumuga bwo ntabwo nigeze nkorerwa controle mu buryo bwihariye, kandi sinigeze bikorerwa n'abantu navuga ko bizewe. Byose nabikorerwaga n'abagize uruhare mu kundasa. Bityo rero ubwo buzima burushaho gukomera. Na n'ubu murabyumva ku bafunze ubu ngubu, iyo mbyumva ntabwo bintangaza. Iyo numva ibiba kuri ba Karasira, iyo numva ibiba ku bandi bose, kuri ba Theoneste twari dufunganye, Dr Niyitegeka aho yari i Rubavu, abo bose ntabwo bitangaje, nagiye mbibona ndetse nanjye narabikorewe. Dr Theoneste Niyitegeka yagiye gufungirwa i Rubavu ate, ko yari yafatiwe mu majyepfo aho ndetse akomoka, yakoreraga i Gitarama? Yego. Ni gute yavuye Muhanga akajya Rubavu? Nzi kandi ko yigeze no kunyura none muri gereza ya Cyangugu. Bigenda bite? Ese hariho uburyo abagororwa bahitamo kwimuka? Uburyo bukomeye cyane bwo kubabaza abagororwa bukoreshwa ni sisiteme iriho, ndetse n'urwego rw'imfungwa n'abagororwa kuko rudahwema mu gutanga umusanzu warwo mu kugirira nabi abantu. Bafite uburyo bafata umuntu bakamujyana aho umuryango we bizawugora cyane kumugeraho. Ibyo bintu byakundaga gushimangirwa cyane n'uwita Kayumba Innocent, wagize uruhare cyane, wanashinzwe iperereza muri urwo rwego mu gihe hariho komiseri bita Rwigamba, ariko birakomezana n'ubu bigikomeza. Wambaza uti Theoneste yageze hariya gute? Ngira ngo ejo bundi mwumvise uwo bita Twagirayezu wo muri FDI inkingi wari ushinzwe ubukangurambaga, ubwo yasabaga mu rukiko ko yakwegerezwa aho agomba kuburanira Fabien. Ibyo ngibyo ntabwo wakwibaza uko yahageze kugira ngo aze kuhababarizwa. Nari nsimbutse ngiye i Rubavu kuko mwari mwabajije urugendo rwanjye, ariko kuko mungejejeyo ndagerayo, gusa nanyuze mu magereza menshi muri ubwo buryo. Nanyuze muri gereza ya Gicumbi,
nanyuze ndetse n'Ikibungo nahabaye iminsi mikeya, aho hose najyanwagayo muri urwo rwego rwo kugira ngo umuryango wawe biwugore, ndetse uretse no kukugora uhurireyo n'abantu bagukorera uburyo bwo kukubabaza mu buryo butandukanye. Ariko aho i Rubavu noneho ni ihuriro ry'abagororwa bose biganjemo abatavuga rumwe n'ubutegetsi, biganjemo abagororwa bagaragaje akababaro kabo muri gereza ya Kimironko kubera uburyo ubutegetsi bwagaragazaga yuko nubwo gereza yabo yahiye ngo babafashije babeshya nk'uko bakunda kubeshya ku itangazamakuru, bitera uburakari abagororwa bagaragaza umubabaro wabo. Abo bose bagiye kubagirira nabi Rubavu, babanyuza muri Yorodani babakubita inkoni zitagira akagero. Ntabwo ari n'itegeka gusa, hariyo umubare munini cyane w'abantu bavanywe ku Kimironko udashobora kwibaza uburyo bajyanwaho. Ahari bashobora kukubwira ngo nuko gereza yari yahiye nta handi dufite ho kubajyana, ariko icyari kigendera ni ukubashyira kure cyane cyane, ariko bagendera kugira ngo kubitwe inkoni nyinshi nizo bakubitiwe i Rubavu. Iyo gereza ya Rubavu ikomeza kugirwa indahiro, Nyakiriba ni Nyakiriba niko yitwaga, ni Rubavu. Yego. Kuki ikomeza kugira indahiro? Ariko nubwo igira indahiro hari abandi bandahiye ngo bwamiyove niyo mbi kurushaho, bimeze biti? Ubundi amagereza yo mu Rwanda kuba wacagura ntiwakubaza ngo toranya ngo aho wajya hose ni muri Gehinomu, ariko bibi birarutana niko bajya bavuga. Gereza ya Rubavu yatangiye kera yari iriho yitwa nyine Nyakiriba, ariko ubwo hinjizwaga abasirikare bari bavuye mu gisirikare ngo baze kuyobora amagereza, nibwo hajemo uwo witwa Kayumba Innocent ndetse n'abandi bantu n'abandi basirikare benshi twagiye tuvuga, ari nabo ubu ngubu bagifite ubuyobozi muri urwo rwego. Baje mu rwego rwo sinzi impamvu bashyizemo abasirikare, niba ariko bigenda n'ahandi ahari simbizi, ariko icyo twababonyeho ni uko bari bafite uburyo bwihariye bwo kubabaza no kugira nabi. Bityo rero iyo gereza yaje guhabwa witwa Kayumba Innocent nyuma y'uko avuye ku nshingano zo kuba ashinzwe iperereza, ari nabwo buryo yabashije kugira amahirwe yo gukusanya amakuru y'imibereho. Nakwita ko yafashaga abagororwa cyane nk'i Kigali ahahoze ari PSK mu buryo basurwamo n'ibyo bagemurirwa, abasha kubimenya, abasha no kumenya uburyo bazamburwa ayo mahirwe kugira ngo babashe kubabazwa. Bityo ajyana benshi muri iyo gereza ya Rubavu. Gereza ya Nyakiriba yari imwe isoresore na n'ubu zigihari, zibumbiye mu mutwe witwa RP washinzwe wateguwe uzwi n'ubu ngubu wambaye izo ngofero. Uwo mutwe wicishije benshi inkoni nk'uko nabivuze mu bihe bitandukanye, tureba twarabibonye n'amaso yacu. Bityo rero muzasanga abo bose barajyanyweyo, hajyanyweyo Banitegeka, hajyanyweyo wari secrétaire général wa FDI Silver, ubu nguwo yagiriwe nabi cyane. Hajyanyweyo Silver uhe hari secrétaire général wa FDI Nkingi. Ubu nguwo n'ubu arafunze muri iyi minsi, ariko i Rubavu yahahuriye n'ubumuga bukomeye cyane. Hari abantu benshi bariyo bafite ubumuga bwinshi batewe n'inkoni z'umutwe witwa RP, ndetse na magingo na n'ubu ngubu bashingiye igiti kugira ngo bakomeze kubabaza ndetse bahishire amabanga n'impfu z'abantu navuze twavuze twabonye bishe mu buryo bw'amaherere. Na n'ubu nk'uko mu magereza bisanzwe ubundi hakunze kubaho guhinduka kw'abayobozi nyuma y'amezi 6, ariko gereza ya Rubavu uzasanga ari witwa Nkurunziza Charles ari executive. Kwibwira ko yaguhitana nibuka ko yabibwiraga Fabien turi kumwe rwose, kandi si nawe wa mbere bahitanye benshi. Navuze uwitwa Makidata Abdalatifu bakubise inkoni arapfa. Navuze uwitwa umusore bakunda kwita Seyeze, ariko amazina ye undi yitwaga Ndaribitse Jean Claude. Abo sinabo barapfuye Nyakiriba. Nabo nabo nzi, ariko hari n'abandi ntazi. Noneho ndakubwira umusore witwa Ndagijimana Emmanuel alias Peter wa hariya ku Nyundo, narabivuze bakubise ikibuno inyama zivaho.
bamukubise bakubise inkoni kugeza ubwo inyama z'ikibuno zishiraho zikavaho bakomeka izindi. ibyo ni mu gihe wari ukifunze? Nari nkiriyo narabizize, nagiye kumureba bashyira mu kasho, natashye mvuye mu kasho kuko nabonye ibyo bintu. Uwo musore ni umusore ukiri muto yagendera ku kantu k'akabando, mwabonye bakubise. Umusore wundi waturukaga witwaga ubu ngubu mwamubonye kuri TV1 yaragaragaye, agendera mu ntuza, agendera mu kagare. Uwo nguwo uwo yitwaga Protogene, umwana witwaga Protogene, yaturukaga mu karere kahe, yaturukaga, ndaza gusuzuma neza ndebe, ni Protogene yagaragaye ku ntuza agendera mu kagare baramuciye umugongo. Uwo nguwo nawe ni umuntu wari muzima, yari umwana mutoya, yaje avuga ko yaje ari muzima nawe, baramukubita bamushinja ngo niba ngo sinzi ibyo Kayumba yamubajije, bamuca umugongo. Uwo yagaragaye kuri TV1. ese abakubitwa babwirwa ko ari kuzira iki? Rubavu hari harubatswe sisiteme iyo iteye agahinda n'isoni kubera inzara abagororwa baho Kayumba yabanje kubicisha. Ni ukuvuga ngo muzi ko bagera ku ifunguro ry'igikombe cy'ibigori ibikombe 2. Abantu baho kubera inzara no kuba ari abantu batihaye hari sinzi nabyo birimo. Ni ukuvuga ngo uwajyanaga amakuru akavuga ko yumvise umuntu avuga ikintu kitari cyiza ku bayobozi barimo aho ngaho n'ibindi, bamubwiraga ko bari bumuhembe ikindi gikombe cy'ibigori. Bityo rero bakajyana amakuru atuma bashobora bagahita bashyira mugenzi wabo mu kaga bakamujyana kugambanirana. Mbese kugambanirana bamujyanaga hejuru hari Yorodani yahari ifite ibara ry'ubururu, yisizemo y'amadini abatirizamo, niyo Kayumba yashyizeho ko abantu batirizwamo. icyo bita Yorodani muri gereza ni iki? Hariyo numva imageregere bagize indahiro, imageregere ntabwo yagezeyo yari itarabaho, ariko gereza nyinshi niba atari zose ngo zigira Yorodani. Uwo mubatizo ni bwoko ki? Ni Yorodani imeze ite? Njyewe nabashije kubona Yorodani y'indahiro y'i Rubavu, nari Yorodani ya nyayo. Muzi ko muri gereza hajya hazamo abanyamadini, sinzi itorero cyangwa idini ryazanyemo Yorodani ifite ibara ry'ubururu y'icyuma isudiriye, ifite n'ingazi zijyamo nyine nka Yorodani. Kayumba rero yabonye uburyo bwiza bwo gukubita abantu inkoni zikabamugaza, ari uko babanza kubinika mu mazi, agakoresha ubwo buryo kuba ngo nuko babatiza, ariko ari agashinyaguro. Ibyo byakorewe abo bose mubwira bariyo, abo bose bita bagaparata, abo bita bazuzu bavanywe muri Amerika, ariko abo ngabo hari nasize bamaze kwijajara, ariko hari abantu bahinduwe interi. Uko nababwiye uwo musore naramuvuze, na n'ubu kandi nta cyakurikiranywe, nta n'icyakozwe ngo ababigizemo uruhare babihanirwe. Hari umusore bashyizeho witwa Byinshi Emmanuel, ngo ni komiseri niko bamwitaye imbere, afite ububasha bukomeye executive. Uwo bita Nkurunziza Charles, byose bikaba biba biyobowe na directeur uyoboye gereza, izo nzego yashyizeho kandi Kayumba yasize, bityo ari nazo zifite amahirwe yose muzo abagororwa bagira mu mirire, mu byo bagenerwa. Na n'ubu kandi amakuru dufite ni uko ibyo bikorwa bigikomeje, kuko hari ingaruka zimaze kugaragara z'iyo sisiteme yubatswe. Mwumvise ko mu ntangiriro z'uyu mwaka umusore bakunda kwita Bengazi ubwe yatatswe n'utwo dutsiko bitewe no kwiheba, yafashe icyuma agitera uwo bita Kanuma Modeste, amaze kukimutera Kanuma arapfa. Itegeko riratangwa ngo n'uwo nguwo nawe yicwe, uwo bita Bengazi wateye icyuma mugenzi we, bamutera intebe, bamukubita ibyuma n'ibiki byose, bamusohora yapfuye. Ikibabaje, itangazo risohoka kuri radiyo, n'abo bose bicwaga abo navuze bita Magidadi w'i Rusizi, mwene w'Inja, Abudalatifu niko yitwaga, bamwishe bavuga ngo yaba afite simukadi ngo iriho amafaranga 300,000. Navuze umusaza wishwe bavuga ngo avuye ku ikipe, bavuga ko avuye ku ikipe, bavuga ngo agiye kwinjiza ngo igiceri ngo kijana, uwo yarishwe. Ibyo ngibyo rero
ni agahomamunwa muri iki gihugu, kandi abo bantu bose ntabwo barwaye, nubwo ku matangazo bacishaho itangazo ngo barwaye, nukurikirana uzasanga babanje mu kasho. Uyu navuze witwa Ndaribitse Jean Claude bavuze ko ngo yagerageje gutoroka, kandi amategeko agenga abatoroka avuga ko abacungagereza barasa umuntu yarenze igipangu, ariko uyu musore ntiyarenze igipangu, yishwe n'inkoni z'umutwe wa RP na Kayitani Ndererimana ndetse n'uwo bita Evariste. Hari umugabo bavuga ngo bafite ijambo rikomeye cyane, nyine hariyo abantu bafite ijambo rikomeye, nibo bavuze bati nta muntu uzacika iyi gereza ngo adutezuga ibyo twabonaga byiza, ibyo twagenerwaga bijyanye n'iyo mirire n'iki bihagarare ngo wari watorotse, bamukubita inkoni bagapfuye. Ibyo ngibyo ngo niwe yitwaga Ndaribitse Jean Claude. Byabaye ryari icyo ibyo ngibyo? Nibuka ko byabaye mbere y'uko ntaha mu mezi, ndakurikira neza ndeba aho biri, ariko yarapfuye, apfa yabanje mu kasho, noneho bavuga ngo yashatse gutoroka. Ibyo ngibyo diregiteri yaramuzanye amushyira imbere yacu, diregiteri bita Gahungu Ephraim, amushyira imbere ya rubanda rw'abagororwa avuga ngo mumurebe mwese, yishwe n'inkoni z'abagororwa. Nta tegeko ribemerera ko abagororwa bagomba gufata inkoni ngo bice umuntu. Niba yatorotse, amategeko agenga abacungagereza ngo barasa umuntu nuko yarenze igipangu, ubu ntiyarenze igipangu. Ibyo ngibyo ntabwo twigeze tubona bakurikiranwa, kuko byabaye twese tubireba, ariko bavuga ko ngo yishwe ngo yazize uburwayi, twumva amatangazo tugatangara. Uwo musore navugaga yagaragaye kuri TV1, icyo gihe yagenderaga mu kagare, ubu yaraciwe umugongo, yitwa Ahorushakiye Porotogene. Ahorushakiye Porotogene rero yaje ari umusore muzima, wavukaga mu Ngororero, ubu ngubu yamugarijwe i Rubavu. Ese ntibyaba byitwa ko wenda ari ibyakorwaga mu gihe cyo hambere ukiriyo, cyangwa na nyuma yaho gato ubu bikaba byarakosotse? Hari amakuru mashya ufite? Amakuru mashya nababwiye iby'urupfu rwa Kanuma Modeste batewe icyuma n'uwitwa Bengazi. Ibyo byakabaye ari ibintu bikurikiranwa n'ubuyobozi bwa gereza, ukuntu umuntu atewe. Harya bo byabaye mu ntangiriro z'uyu mwaka turimo, 2022 mu mezi gutyo atangiriye umwaka, nimushaka n'amatariki niyo tuzayagezaho. Bengazi bategetse ko nawe yicwa. Ibyo bintu nta gahomamunwa, ni ibintu bikwiye kwamagana, ni n'ibintu byari bikwiye ko abayobozi bariho bari bakwiye gukurikirana, bayobora iyi gereza. Kabone ko uwo bita diregiteri uhari ubu ngubu bita Gahungu Ephraim yasimbuye Kayumba, ayo mabanga yose n'ubwo buyobozi bahererekanya ibyo bikorwa. Ndetse kabone ko uwo musore nababwiye witwa Ndaribitse yishwe ayobora Ephraim, we Kayumba yamusigiza nshingano. Ni gute abo bantu bakomeza guhitana? Ibyo rero nk'uko mwabimbazaga, ni urwo rugendo rw'umubabaro twebweho by'umwihariko, nahereye ku ko mwari yabimbajije abanyapolitiki, murumva yuko hose benshi niho bajyanywe. Nababwiraga yuko Fabien Twagirayezu wari ushinzwe ubukangurambaga muri FD Inkingi, nababwiye Silver wari secrétaire général wa FDI, bajyanywe i Rubavu. Mbabwira uwo bita Nitegeka, Dr Nitegeka, ariyo muri urwo rwego, ndetse hariyo n'abandi bita Bampozayo. Abo bose bajyanywe kubabarizwayo. Ntavuze abandi basanzwe, ntavuze abo bavuye Kimironko n'abandi bavanywe muri gereza ya Kigali, bari i Rubavu mu rwego rwo kubabazwa rukomeye. Uwataha wese yabaha ubuhamya, ubwo adashobora kuba hariyo kuko nabwo ataba yizeye umutekano. Ibyo rero twarabivuze kandi n'ubu turabishimangira, tuvuga yuko mudakwiye guhema gutabariza abo bantu kugira ngo babone ubwo butabera, kugira ngo abo bantu bishwe be kuzahera, kuko bishwe n'inkoni, ntabwo ari ukusebanya. Twarabibonye, turabahamya babyo. Abo navuze ni bakeya rwose cyane, hari benshi, hari intonde nyinshi, kuko nanjye nasanze hari bamwe bagiye bapfa muri ubwo buryo. Nanjye mpageze bambwira ko uko twara baranabinyibwiraga ba nyir'ubwite. Ubwo rero abagizwe ibisenzegeri nabibabwiye. Ndagijimana Emmanuel, uwo mwana w'umusore, ikibuno baragikubise inyama zivaho, narabivuze kenshi. Nuko ntabwo turabona abahanwa kubera ubwo bugizi bwa nabi bakoreye abanyarwanda, ntabwo turabona abahanwa kubera ko
abantu bitwa ko bagiye kugororwa aho kugira ngo bagororwe ahubwo bagize gute bahaburiye ubuzima. Ibyo ngibyo byari bikwiye gukurikiranwa n'ubuyobozi bwabo. Ikimenyimenyi ntabura gutsindagira ubwo buyobozi, izo nzego umutwe wa RP n'uburiho, deregiteri uhari nawe ariho. Noneho byagize ingaruka kugeza ubwo abo bantu b'abagororwa biheba bagatangira gutera ibyuma iyo mitwe, kuko bita Kanuma yari umwe wari ushinzwe ibyo bita ngo ni polisingi muri gereza, bashinzwe gutanga amakuru, yahoze ayobora icyo bita zone muri gereza, ndamuzi nanjye yaranyoboye aho igihodi nabagamo, icyo bitaga Mbandaka yarakiyoboye. Ubwo rero yatewe icyuma n'uwo bita Bengasi kubera ububasha bafite, kubera ububasha bahitanye abantu nta gikurikirana, bategeka ko wakimuteye nawe bamwica. Murumva yuko ibyo bintu ari agahomamunwa. Bityo rero ibikomeje ubu ngubu navuga, twavuze ku buzima bwaho bugoranye cyane. Nababwiye uburyo ki bafataga amaraso, bapimaga isukari abantu bagasanga barabaye abantu bashengutse, bakabura isukari mu mubiri wabo, kugeza ubwo deregiteri ategetse ko bazana ibisheke. Ariko igisheke kimwe icyo gihe bakigurishaga 500. Murumva ko ari agahomamunwa muri gereza. Ndetse twajyaga inama Igisenyi ko hera karoti, mwazanye karoti wenda abagororwa bakajya bahekenya karoti bayizana imwe ikagura 100 Igisenyi, kandi ngira ngo murabizi ko ari wese ituruka, ariko imwe muri gereza bayigurishaga 100. Ubu hari ibiciro bidashobora gushoboka, muzi ko n'ibiri mu gihugu hano byatunaniye. Noneho nimwibaze ku mugororwa udafite icyo yinjiza udafakura. Ibyo byose rero turabivuga tuvuga ko n'ubu ngubu abantu muri gereza ya Rubavu bagize uruhare mu guhitana abagororwa bangana batyo bakagenda ku maherere, ari ababyemeza, ari abaganga bemeza bagatanga amatangazo y'uko bazize rw'ikirago. Nyamara bo bose nkubwira yuko babanje kunyura mu kasho uyu munsi bapfiriyeho cyangwa ukurikiyeho, bakubitwa inkoni bimitswe muri Yorodani. Ntabwo ubwo buyobozi cyangwa nabo barimo imbere bari bongera kubihanirwa, ntabwo babihanirwe. Icyifuzo cyangwa se ubusabe bwawe bukaba ubuhe kandi ukaba bugeza kuri indi? Icyifuzo turabwira ubutegetsi bw'u Rwanda buvuga ko bureberera kandi bufite inshingano yo kureberera abaturarwanda bose, ko bagomba gukurikirana impfu z'abo bagororwa, ndetse by'umwihariko tukanagaragaza abo bahinduwe ibimuga. Ntabwo Ndagijimana yaje agendera ku kabando, Ndagijimana Emmanuel alias Peter, ahubwo ikibuno cye inyama barazikubise bomekaho izindi, bazagende barebe ko atari byo. Ntabwo uwo bita Protogene yaba uwo musore wanyuze kuri TV1 yarabaye ikimuga, yaraciwe umugongo, yarajyanywe kugira ngo acibwe umugongo, kugira ngo nta gihano nk'icyo kibaho. Noneho we nta nubwo yari yaragerageje gutoroka ngo babeshye ko hari bamurashe cyangwa bagize ikintu. Nabo bahaguye bazira ngo ate simukadi uwo bita Noroviye Makidadi, uwo navuze bita Ndaribitse. Hari n'umusaza wo ku Kabeza naramubabwiye, nawe ntabwo yagombaga gusiga ubuzima ngo nuko avuye ku ikipe afite, ngo bakeka ko yaba afite igiceri cy'100. Icyo mwita ikipe ni iki? Hari uburyo abagororwa bajya gukora imirimo yo hanze, ubwo kubera ubugome bw'indengakamere bwari buhari, bakekaga ko kandi bakoresha imitwe y'abasore bumva ko ubutwari bwabo ari uguhitana abantu no kubabaza. Inkoni bagatuma umuba w'inkoni bakawuzana, bakawukubita umuntu mpaka. Ubwo rero ni muri ubwo buryo umusaza nawe hagendewe ku Kabeza yitwaga Celestine yaragiye nabo yasize ubuzima. Hari uwo bitaga Hanzi nawe waguye mu kasho Kayumba yavuze ko agomba kugwamo bamukubita inkoni arapfa. Ni benshi sinabarondora. Icyifuzo cyangwa kibaye ntabwo gisobanura neza, kibaye ko dusaba ubutegetsi bureberera abanyarwanda ko bukurikirana impfu z'abo bantu kandi abagize uruhare mu kubica bagahanwa. Icyo ni icyifuzo, kuko ntabwo Rubavu byaba bishimishije kumva ko ari ibagiro. Niba ryaranabaye ibagiro, abagize uruhare muri ibyo nibahanwe, kuko n'ubu ingaruka ziri kugaragara ko na n'ubu bakicana. Kandi bagenzura imiyoborere yabo, bagenzure iyo mitwe bashyiraho abasekirite, bakongeraho ngo RP bambaye ingofero mugezemo mwababona. Abo bose ni imitwe bashyiraho itagendereye kugira neza abantu, ahubwo yahitanye abantu. Abahitanye abantu bahanwe, kandi ubwo buyobozi buriho
nabwo buhanwe nk'uko bahannye Kayumba, ahubwo bakamuziza ibyaha ngira ngo by'amafaranga yengereje ku muntu w'umunyamahanga. Sinzi niba umunyamahanga yahemukiye arusha uburemere cyangwa ari we ufite akamaro kurusha abanyarwanda yaba yaratwariye ubuzima, ndetse n'uwamusimbuye bagakurikiranwa ku myitwarire yabo n'ubuzima bw'abantu batakaye, kuko batubwira ko tugomba gutanga amakuru kandi ku gihe. Abo barapfuye bagaragaza uburyo bapfuye, nuko twarabibonaga, bapfaga tureba kuko natwe twese twagiye dukubitwa n'abandi benshi batandukanye. turagushimira cyane, urakoze Nshimiyumuremyi Eric, kandi ukomeze kugira umugoroba mwiza. Yego, namwe murakoze kandi mugire ibihe byiza, Pasika nziza. Aha niho dusoje ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Cyakora ntitwagombye gusoza tutabajije urwego rw'igihugu rushinzwe imfungwa n'abagororwa n'urwego rw'igihugu rushinzwe amagereza niba koko ibi bintu bigikorwa. Ese wowe wabivugaho iki? Ntacyo twabashije kubona nk'igisubizo, kuko igihe cyose twahamagaye ntitwitabwe, ndetse n'ubutumwa bugufi twohereje ntibwasubijwe. Musigare amahoro. Iyi ni Pax TV Ireme News. Jyewe ndi Ntwari John Williams.